ubundi rero kurota urya inyama bya mbere ubundi kenshi cyane nabyita ngo bikuyobora mu kubohwa na Satani. Mu kubohwa na Satani. Not kuzirya. Yego, kuzirota. Zabizi inkoko zabizi iki zipfa kuba ari inyama. Ikindi kurota inyama kenshi cyane. Bihoraho cyangwa kenshi ziganza muri bisobanura ko ubukene bugiye kongera imbaraga mu buzima bwawe. Ngo kurota inyama ni ikindi kintu gikomeye abantu benshi ntabwo batashobora kubyumva ko ari ibintu bibiri serious kurya inyama kucuruza akenshi na kenshi nta nubwo bisobanura yanka ya poke yake bisobanura ko ari nko kurya umuntu muzima. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Abango the moment you eat the meat in the dream. Mu gihe urose uri kurya inyama mu nzozi. The evil is trying to imprison you, your life, and covenant, your destiny. Satani arashaka kugushyira muri kagereza, afate ubuzima bwawe, afate ibikubeshaho, abikingirana ahantu, afate ubuzima bwawe, amasezerano contract zo muri business n'Imana ibyo yategereje nibyo bigize destiny n'amasezerano yawe byose, abifungira ahantu ujye uhora ubabaye kandi ubira habura ikingongere kuri iki ngiki. Ngo hayi ikaze kandi ndagusuhuje ho kurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries. Imana iguhe umugisha cyane, nkwifurije gukomeza kumererwa neza. Nawe utameze neza nakubwira ngo humura, Imana irakuzi kandi ibyigutekerezaho ni byiza gusa ntabwo ari ibibi. Kwisi niko bigenda, wowe ubabaye, wowe urwaje, wowe wihebye, wowe uri mu nzu y'imbohe, nakubwira ngo Imana izabigenza neza, nawe humura. Kwisi niko bimera, uyu munsi uburaha, ejo ukaburaha utameze neza, ariko bizamera neza cyane. Turagarutse n'ubundi, amazina yanjye nitwa Jerry nkuko bisanzwe, abana mu biganiro mutegurirwa na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste. Pastor Karame meze neza? Ndashima Imana kuri uyu munsi wa mbere. Imana igumugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tubwira abantu bose nyine ngo ibyo bakora muri iki cyumweru bazahirwe, bazahahe baronke, umugisha w'Imana uzabomeho. Nicyo tubabwira ko twitegereje ko twatubikora mu gatatu tubona byandukunde ko batabirangije, ariko dutegereje abandi bantu batera inkunga hano bizagenda neza. Imana ibaha umugisha. Kwishyura mituweli y'abantu ni igikorwa cyiza cyane tubifurizaho ku bantu bakurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries. Igira ubuvuzi umwe arahagije, ni bitatu gutyo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Pastor kongera kutwibutsa. Rego ubwira uwumva ntabwo avunika, ariko nabibutsa maze na Yesu avuze ngo wibutse Uwiteka nimukamuturize. Ngiye kwibutsa abantu nabo baratwumva, ariko biraza kugira igihe cyo kubisozwa ngira mu cyutazo twabishoje byose. Yego Pastor, turagarutse mu nzozi. Harimo abakunzi bacu bagiye babaza ibibazo byinshi bitandukanye, telefone zirenda kuzura, ama message call, ama message, ama comment agaruka ku nzozi zimwe. Turagaruka ku kintu kimeze gutya, inyama mu nzozi abantu barota. Bigaragara ko ziganje mu bantu barota kenshi, bazirose mu buryo butandukanye. Ni nayo mpamvu tugiye kubigaruka mu buryo abantu bagiye babibonamo. Hari ukuzirya, hari ukuzibona, hari ukuzibaga, nyine mu buryo butandukanye, ariko stili zikiri inyama. Reka nkwakire hanyuma ongere ubwire abantu kuri icyo kintu. Icyiza nabasaba bajye bihangana iyo wanditsemo nako twabivuzeho, ariko ubu tugiye kuzana verisiyo yindi ariko isa n'iya mbere, ariko twifuza gusubiza abantu batagira ngo twabatereranye, twabihoreye, ariko by'ukuri bavandimwe iki kiganiro kiba gihari. Ubundi rero kurota urya inyama bya mbere ubundi kenshi cyane nabyita ngo bikuyobora
mu kubohwa na Satani. mu kubohwa na Satani bayinigene not kuzirya. yego kuzirota Zabizi inkoko zabizi iki Zipfa zipfa kuba kuba ari ari inyama in general. Hano bambwiye ati nazirose zari ziryoshye ntiwaburiye buryoshye kabisa. Urumva nuvuga ngo bikuyobora gusa nk'uzirikwa na Satani cyane. ikindi iyo turya inyama buriya kenshi biba byerekana ko deliverance wakorewe itashyitse. ntabwo yageze ku ntego, ntabwo yageze ku ntego nk'abantu babyifuza. Ikindi kurota ubona ugura inyama mu nzozi ni ikimenyetso cyerekana yuko ahazaza hawe hamaze kwibwa cyangwa kuba transfert ku wundi muntu. inyenyeri ubwo se ni inyenyeri twavuga ko ari inyenyeri cyangwa ni byiza destiny yego destiny ni icyerekezo, destination barabyumva. ni za transfer zimwe zibera mu ijoro twigeze kuvugaho ubushize. Abadayimoni nyine bagatransfer transaction nyine agafata ibyiza byawe akabishyira iwe kandi banagutwara nta transaction iva ku ijambo ubwumvikane bwanyu. Aha transfer ntacyo muvugana, ari transfer kabisa. waratwara tu ntabwo bakeneye kukubaza cyangwa kukugisha inama. Navuga ngo your destiny have been stolen and transfer. haribwe bakwibye akazi, bakwibye ubukwe, bakwibye ubuzima, bakwibye imibereho. Cunga neza urebe. Ku munsi w'ejo twavuze ijoro abonye afatwa n'indwara ku manywa ari bangaye bangana n'abandi nijoro. ahubwo se ikara ryari ikara n'injoro. ahubwo se ntabwo abantu baryama ari bazima bakabyuka barembye. Zirabyumva. So nuvuga ngo your destiny have been stolen or transfer. Kurota ugura inyama bivuze ngo ahazaza hawe yego bwa buzima bwawe bwibwe cyangwa bwimukiye ahandi by the witchcraft, kubera abarozi babikoze bya bintu. Ati turagubwiye uzaza ufata akazi muri iyi minsi izaza, ukumva ka kazi kabagahaye undi nk'agatanze ryariswi. Umuntu akaba yakwemereye isoko, wajya kuri kubasanga undi yarikoze. ibibazo. Ikindi kurota inyama kenshi cyane bihoraho cyangwa kenshi ziganza muri bisobanura ko ubukene bugiye kongera imbaraga mu buzima bwawe. cyava ku nyama nicyo bashakaga, nicyo bashaka rwose. So reinforce the poverty in your life. Nukongera ubukana rwose, nukongera ibibazo, nukugenda ubona usubira inyuma karagutera ikindi kibazo kigoranye. Noneho rero nkubwira ikintu kimwe, wemera ko kubona ugura cyangwa ugurisha? Agurisha. Ugura cyangwa ugurisha inyama? Yes, ushobora kubugura cyangwa ushobora kubugurisha. Urumva inyama ze? Yego. Bisobanura gutsindwa kwa business zawe mu byo ukora. cyo ukora byose mu byashara byawe. abamvura urimo bibe yo bavuga business ntabwo ari mu gucuruza nyine ni ikintu ukora kikubeshejeho. Jambo business ikintu kigutwara ukabukirimo ariko kikungukira nyine ari guteza amakiri. Kira bize ari kuri mucuruza. Yego. Uri mu kikubeshejeho. Kigirira inyungu, kigutwarira umwanya ariko kikubeshejeho. Yego. I'm so busy. So bizera ngo icya nugutsindwa. Urumva? Yugura inyama uzigurisha, buying and selling. Yego. So bisobanura yuko nawe icyo gihe uburi mugenda ugiye ikibazo cyo gutsindwa mu bintu byawe. Ndumva ari ibintu byumvikanye. Yego. Nuvuga ngo kurota inyama ni ikindi kintu gikomeye abantu benshi ntabwo batashobora kubyumva ko ari ibintu bibiri serious. Kurya inyama, kucuruza akenshi na kenshi nta nubwo bisobanura ya nka ya poke yake, bisobanura ko ari nko kurya umuntu muzima.
kandi sha uzirota zikaranze neza umva ziryoshye zokeje se kavuga uti kweri izi ni inyama kugira ngo na cya gitekerezo uvuga ngo hari ikintu kibi cyaba uvuga uti reka rya shusho nyine by'akantu keza karyoshye kurusha ibindi abantu bakunda. ni ukuvuga ngo buriya iyo zirota ziriya nyama bikaza bikuzaho cyane akenshi na kenshi Imana ibyo yakwereke yuko uri muri background y'abadayimoni n'abarozi bose baguhamagara kugira ngo utsindwe n'umwuka wo kugira ngo urwanye ubuzima bwawe, kandi yuko ubutware bwa Satani n'abarozi bushaka kukwataka. Kuko tuzirikane mu bupfumu no mu bupagani bwabo bakoresha inyama n'amaraso. Inyama n'amaraso mu bupfumu. Ibyo bintu byakunda gukoresha amanguro bashyira ibishyimbo n'iki ntabwo byakunda. Ni inyama cyangwa ni ihene ni iki nyine bitewe n'ibyo bagutumye. Ukuvuga ngo kindi vuga ngo bigaragaza ko umwanzi yakwatakanye imbaraga zidasanzwe. Bimwe babwiraga bidashobora kuza kubaho mu buzima bwawe. Afite ubukana bwinshi birenze n'ubugome n'iki kose ko nta n'ubundi bugome arabuhora na Satani nta kindi. Cyo kumva ko cyumba kuza kikurwanya kandi ukabona uteye ubwoba kiriye. Rero rwose ubona ko uri kurya inyama ndetse uzirota. Biravuze ngo umwanzi ari maragerageza gufunga ubuzima bwawe no gufunga amasezerano yawe n'icyerekezo cyawe. Cyo bita imprisonment. Ahantu hose akabana. Harya iyo umuntu afunze aba yapfuye? Oya aba ari muzima. Umugeraho uko byoroshye se? Oya. Wapfa kumusura? Ntabwo ari. Noneho Satani bigaragara ko Imana iguhishuriye ngo arashaka gufata amahirwe yawe n'icyerekezo cyawe n'ubuzima bwawe abushyire muri mabuso. Ntupfe ntubeho neza. Ntubura akazi ntugire umugisha. Ukaba ufite ubayeho mu buzima bw'intica ntikize. Uri umugore ariko nta rugo ufite kandi ufite umugabo. Uri umugabo ariko wumva urugo rwawe barutukirukanga. Ufite akazi wabuze aho kajugunya. Ufite inshuti wabuze aho ubika. Nubwo buzima gushakira. Nyamara ijambo ryumve neza ryitonze cyane. Oya birakomeye. Abango the moment you eat the meat in the dream. Mu gihe urose uri kurya inyama mu nzozi. The evil is trying to imprison you, your life and covenant, your destiny. Satani arashaka kugushyira muri kagereza, afate ubuzima bwawe, afate ibikubeshaho, abikingirana ahantu, afate ubuzima bwawe, amasezerano contract zo muri business n'Imana ibyo yategereje nibyo bigize destiny n'amasezerano yawe byose, abifungira ahantu ujye uhora ubabaye kandi ubira habura ikingongere kuri iki ngiki. Nibyo ashaka. Abakurira kuri inyama twambwe twazisobanuye ni inigenero. Uraza ko mutaza guturengaho turamize sibyo? Yego. So nuvuga ngo ro buri gihe kurota inyama ni ibintu negative. Barakudomina, barakurusha imbaraga. So niyo mpamvu rero abantu bakwiye gusenga Imana ikabarinda. Kuvuga ngo Bibiliya yigaragaza neza ko umunyamara n'umwijima. Kuri inyama zo mu mwijima ni umwuka mubi kugendaho, umwuka mubi guhiga, utaguha amahoro, utaguha gutera imbere. Ntabwo ushobora gutera imbere utazino nzozi, ntacyo wageraho. Cya kabiri ni ikimenyetso cy'uburwayi budashira mu rugo, kandi ntago ari za ndwara zoroheje utabyitiranya na malaria, ibicurane, grippe, inzoka. Wapi? Ni ibicuri, ni ibifu, kanseri, indwara zikomeye, diabete, bya birwara biguhiga kuko bishaka gufungirana your covenant, fungirana amasezerano. Urumva izo ndwara zikomeye ni ziza zizagutwara ubuzima, zigutwara umwanya ujye uhora kwa muganga. Yego. Kandi zitume tatera imbere. Nicyo ni ikintu gikomeye. Ibi bintu ugomba cyumva ko umwanzi yamaze gufata amasezerano yawe n'ubugome akabifungirana ahantu utagira aho werekeza. Ikindi ukamenya ko umwanzi arimo yiba ibyawe akabikuraho, ndetse ugasanga agushyize hasi. Ikindi kimwe kuryama no kunywa ayo maraso n'ubundi ni ikimenyetso cyerekana ko ubuzima bwawe bugiye kuba wasi cyangwa se bugiye gutakara, mfitemo ubwoba.
kandi bigaragara ko ari ikibazo ngo umuntu ukabona ko muri we nta nicyo nabwiraga cya gihe aho bibaza ariko umuntu yabaye iki habaye iki mbona yahindutse ntabwo ari we nuko deja impamvu atari we ni domestic witchcraft has caged your destiny. Ujya gushakira ibintu abantu rero bazi ko witchcraft ari abarozi gusa ariko twababwiye ko hari n'abarozi badatanga uburozi batanabufite ariko bafite akanwa kabi. Ako kanwa rero kararoga, bafite n'amatwi mabi agenda akajya mu matwi akaroga mu matwi y'umuntu akoresheje ka kanwa. Noneho umuntu wamugera imbere ukagira ngo hari bawe mu gutati ibyo narabyumvise singushaka hano so kagenda hano busobanuro bwawe bakeneye sinshaka kunasobanurira. Iyo akubwira ati ntashaka ibisobanuro already you are destined in cage. Yeah. You are covenant in cage. Everything muri gereza ugiye kubona birafunze, abantu bakabaho bafunze batabizi. Mana bipfira he ntanga icyacumi ntanga amaturo natanze ibitambo navuze ibi nibi bagerageza bikanga n'ahandi kuvuro turi inyama nicyo gisobanuro cy'ibyo bintu. Impamvu bazirota bazirya cyangwa bazicuruza noneho urose ari brochette sasa yaba ni ikindi kibazo se yambega amagambo we n'amagambo y'uburozi tubakojeje brochette y'amyotsi nazo ko abantu bitsamura kubera imyotsi n'agasenda kari mu myotsi bagiye kugabura inyama zawe bakusebye bavuge ko ufite ibinini bitabaho mbega ku buryo ugenda ikimwaro kikuriho kandi bakubeshyera. Tinya ubundi kirazira kikaziririza. Nta muntu utanga impano y'inyama z'inyama nabo mutaravuganya akabona kuzana inyama mu bintu azanya akazanamo inyama tubwo wazirya. Arabagome bazana ko karangara dasima ushaka kuzana rote warebote niba yashyizemo abantu bakunda inyama rega buriya atitaye ari baze mu nzozi kuri umuntu akuzanira inyama utishati kana kanzana inyama we kubitiraho ntabwo ari we n'imyuka Imana irakubwiye ngo attention uburwayi buje bwirukanka kandi bukomeye bwa burwayi bukomeye bw'injyana mu tuvuze inyama muri rusange. Yego harimo n'abambwiye ngo barose bazirya ari mbisi we bibaho ko n'uburozi bw'imbaraga mbisi yishobora kubyuka no mu nda habyiye abonga bagira ikintu cyamareze mu buzima mbisi niyo badayimoni n'abarozi batebwa izitogosheje bivuze ngo bapfumu bakuri hejuru ko barya amasogosheje agira umunyu n'abaraguza kuriya za brochette yakora baguhereza murya muri abantu benshi umuntu agusavinga mbyira gute murya nyine nkabwo ngo shango zari ziryoshye pe. Giye kuba nk'umurokore twasenganye tugeze ku munsi wa gatatu arambwira ngo abonye ngo marayika ngo amuzanira fanta orange ngo bisobanura ngo tuyasoze Imana yateguye ikintu yemeye ko tuyavamo ngo yemeye. Ndamubwira nti wewe komeza umwe giye nta kibazo ko tabinyeretse se ariko numva ko harimo ikibazo. So urumva rero ngira ngo muri rusange icyo umuntu yakora n'iki muri izi nzozi hari muri izi nzozi ni icyo umuntu yakora kuko nashatse gusobanura navuze byinshi. Urumva impamvu twari tugaruye kino kintu ni ibyifuzo bya bamwe mu bakunzi badukurikirana ariko impamvu twibanze ku nyama zikaba zigarutse ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa nyuma tubivuze ahubwo babaye benshi babibaza mu buryo butandukanye noneho twagira ngo udusobanurire nyine ari nabyo dukoze ikibitera ikibyihisha inyuma noneho umuntu warose izi nyama izitogosheje imbisi narabibonye ndatungurwa hari izihiye nyine mu buryo butandukanye ari ukuzicuruza bivuye ariko harakotwagiye mu munsi wabyumve umuntu yakora iki ibintu byo guhangana n'iyi myuka mibi n'izi nzozi bundi bigarukeho yego abantu babyumva ikibi nuko ibyo warose byagusohoyeho. Yego Imana iguhishurira kugira ngo umenye icyo urwana nacyo warangiza ugasenga kugira utagusohoraho cyane ko ari inzozi mbi. Yego inziza ntazishimira wamara kubona ko uzinesheje zikuweho ukirinda ko ikibi cyazizanye kigusohoraho. Iyo uri umunyantege mu isengesho wisunga abandi bakagufasha ariko burya kurota inyama
ubundi hari inzozi muri kategori mbi kurota inyama kurota usubira mu cyaro kurota uhinga kurota uri mu ishuri kurota abapfuye kuko nawe ubwawe wapfuye no kurota ukora ubukwe ibyo bintu ni ziri mu nzozi mbi cyane bisaba ko ukeneye deliverance kandi twabonye ko kurota urya inyama cyangwa uri mu nyama bisobanura ko deliverance itagenze neza nimba warayikorewe nimba utarayikorerwa nawe urayikeneye sawa ndumva ibyo niba ndagushimiye mushumba nshimira n'abantu bose abakunzi bacu mushumba tumaze kwaguka umuryango uri kwaguka ubu turi mu 2019 ababigizemo uruhare ndatekereza ko wenda abagiye muri comment bakifuza ko wabisubiramo hari ibyo bacikanywe nabo kandi ni byiza barakoze kudukurikira Imana ibaho umugisha cyane mushumba nawe reka ngushimire urakoze cyane Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen